yoroshye sheri. Reka urimo urantera isoni. Yego se Cyane uri kuntera isoni kahise. sheri, wareka tugakora akantu. Ni ikinyibisi iramuza kinyisange kiri no kunegera nkumva umutima wanjye urimo uratera cyane. Sheri, ndagukunda cyane mukundwa. Reka n'ikimbi sinjya numva ngo abahungu ngo mubikora mwishimye maze hazamo ingaruka mukavuga ngo tubyiherane twenyine. Ikinyibisire se maze. Oya sheri, njyewe sindi nk'abo ngabo ni inkora gusa. Njye ngukunda njyenyine kandi uri umwihariko mu buzima bwanjye. Maze uko kiri kumwegera ndi kumva umutima wanjye udunze cyane cyane bisa nkumva mbuze amahoro. Ikinyisangire se maze. Sube n'ibiki nakoze koko mana yanjye. He Beri wabaye iki? Ko witse imitima se wabaye iki? Sha ndeka kabisa. Beri ntumbwire ko utwite kuko abaye rero ngiye umva nahita nkora swap nta no kuzuyaza. Hoya sha ntabwo nwite, ahubwo ejo hashize naryamanye na Sisoko nagiye kumusura ariko mfite ubwoba bwinshi bwataye. Ntumbwire ko iyo byagutesheje umutwe. Ibyari fire se? Byari fire koko nibyo biri gutuma nagenda. Shakoro ntago uzi ibintu byabaye we, natapfunye akana. Shana mbwira ni ukuri kw'Imana. Wakariye ute? Ko numva urimo guhubuka mu magambo ariko ko nakariye bya original. Ariko mfite ubwoba bw'iki se kandi wariye umuntu mwana? Uravuga nabyo se? Mfite ubwoba ko nawe namuteye inda. Ariko iyo ubona utinya inda nkaho wagatinya sida. Nta nubwo utinya sida, utinya inda sida utinya inda. Ninya inda kuruta sida pe. Ariko n'ejo nzasurira. N'ayo makuru nari nkuzaniye kintu. Bite byanyu ko mbona mwitebutse mu muhanda? Bimeze gute se Roma? Beri ko muri utishimye ufite ikihe kibazo? Reka na kadage wangu. Beri zarahuza n'umujama bwa mbere akumva ni ibintu bya danje. Beri ntumbwire ko wabikoze. Sha nisamye nasandaye. Wibutse agakingirizo se basi? Wapi? Rubyiruko nshuti zanjye mwirinde kwishora mu busambanyi ndetse n'ibiyobyabwenge kubera ko byose birangira ukwicuza kandi nta kwicuza neza kubaho.